mwicara aho ngaho turaciringa twakoze ikintu kiri professional ntabwo twigeze tuzanamo ibinungo bya santima n'ibiki byo ahubwo twari turimo tubiseka ko abantu bose baramuhamagara ngo Safi ngo Fabiola ngo yongeye ngo mwasubiranye ngo yakwisubije ibintu nk'ibyo pe ya ariko ngiye yarakoze abantu benshi baraza Safi aririmba neza abantu bari banamukumbuye cyane umva yaranyinjirize sare yarakubise naze baruzura mpaka abantu turabwa muti twarangiye amatike yanaheze pe ngayo nguko rero urumva rero ngiye umuntu twabanye neza ntabwo nshaka kureka kumuvugisha cyangwa ngo ngewe no nge mu buzima busanzwe amukuru ndi umwana mwiza nta kibazo na kimwe nyegerana n'umuntu n'ikindi genzo ngira mutumire kuko nge nta kibazo nigeze ngirana nawe kandi n'abantu hano baranze abantu benshi nge turanaziranye n'abari aba Olivia turaziranye n'icyo gihe ngo yarongorwa n'umuzungu twari abana twisokera nyuma twese tugenda mu mahanga bitandukanye ariko nta ribi nta sinzi pe. Okay, so Safi ubu ngubu mubanye mute? Safi ni umuntu tuvugana amakuru umeze neza n'ibyo nta kibazo pe nta kibazo mfitanye na Safi nigeze no kuva ngo yari afite girlfriend ndabibona postinze namuga wow she's so beautiful araseka Safi ni umuntu uri very funny so ubu rero ntago mbiza abantu bigeze muri nuze y'urukundo ariko ubu ngubu ahubwo ndagira ngo mbitekereza ahubwo nzamwe mfite dore Samiraje pe. Urakoze cyane ndagushimiye ndabwite neza uyu uzanga tuganira none se wambaye ku mafaranga kunzi kuyagira nzajya nza tuganira ahubwo nanjye ijye mpamagara pe fresh mfite ibindi nzakubaza ego ko bikize nzakubaza byinshi cyane njye ntabwo ngiye nk'undi umuntu ushaka kurenganya uwundi muntu cyangwa ibintu bitarimo logique ntabwo ari byiza njye simeruka ntabwo meruka cyane mu Rwanda ni wacu idari ndakumbe nzahaza ariko sinzi pe hariho nk'umuntu baza atese bite ubu ngubu ninza agahita avuga ngo mana ngo abakobwa b'Abanyarwanda basigara abana babi bagira amashyari amakuru avuga ko yakuyemo inda ya Safi yo urayavugaho iki cyo mugwa neza n'ukuntu nikundira abana sinzi nawe bakunamo inda pe nda Safi amukuriyemo reka nta nkuramo sinda kubera iki Godfather ejo bundi Safi ari mu Bufaransa mwagira buretse gato nk'umu ex wawe ejo bundi Safi ari mu Bufaransa mwagiranye ibihe byiza twagiranye ibihe byiza twagiranye twarasetse turasangira turishima mwemvita no mu rugo uyu muntu ko ni mwazi ukuntu yamuguriye imodoka mwana we ukuntu wamuguriye imodoka Big Oge ngo nibambaze ukuntu yamuguriye imodoka okay ibyo imodoka byo kwigurira ni birebire cyane ni wowe waterese Safi ntabwo yaguterese njye ntabwo nize ntereta Safi neda uzi ukuntu namenyanye se na Safi njye Safi twamenyanye mu ndege mvuye Dubai dusanga twicaye ku ntebe imwe naho dusanze twicaye ku ntebe imwe Safi ni umuntu ari very funny abantu bamuzi Safi ni umuntu usetana n'ubwo bamwihanganira none nabonye twicaye ku ntebe imwe baza batubaza ibyo kurya n'ibiki byose nta nubwo aramenye ko ndi umunyarwandakazi none ubwo mpita nanjye kuvuga mbega ibiryo bibishye ahita turi karaseka nuko Safi twamenyanye turamenyana arambwira bite ni byiza uba hehe ndamubwira njye mbi Burayi gutyo nuko ko twatangiye tuganira arambwira ubi Burayi biki icyo gihe yaratangiye yanubwo yo fete yarazaga i Burayi agasubirayo nuko nguko Safi twamenyanye Safi ubwo ngubwo duhita duhindura nimero arambwira ati wow ati uri icyuki urashimishije mbabara wese wari umuzi wari usanzwe umuzi Safi oya ntago no Safi ko nari muzi Safi nari muzi gute harya nta ofete ngewe numva ntago niyeteresaga mu bintu ngo ibikingo by'abahanzi numvaga Safi just ntago numvaga ko nyine numvaga Safi gutyo gusa ubwo rero nyine mbona umwana mwiza mbona umuntu ukunda kwitera blague ndavuga okay duhindura nimero ndavuga Safi okay nta kibazo ubwo nge nizajya nza mu Rwanda nzajya nkuvugisha ubwo nari nuzi Burayi mvugisha nuko twatangiye ufete turi abashuti basanzwe bwa mbere mukundana nk'umugore n'umugabo mwakundanye ryari tukundana nk'umugore n'umugabo okay nyine ubwo nyine urumva twahinduye nimero Safi agenda mu Rwanda none nanjye nza mu Burayi nyuma yaho ndangije ngaruka mu Rwanda ariko ntago nge nagarutse nje kureba Safi nagarutse nyine nk'umunyarwanda ugarutse iwabo
ndaza Safi icyo gihe ndabyibuka ndamubwira njyewe nzaza ngo uzaza n'ibiki byose okay mvuze ngo nzaza Safi turabonana icyo gihe baje no kumfata ku kibuga cy'indege baza kumfata ku kibuga cy'indege turahura turisekera aranyemvita ahantu n'abashuti be ubwo none ubwo ngubwo urumva nyuma yaho naraje ko nzi ko nzamara iminsi ngura imodoka noneho amaze kugura imodoka yo kuzajya ngendamo i Kigali ya urumva nguze imodoka kuzaza ngendamo njyewe ngiye urumva njye famille yanjye yose iri hano i Burayi nta bantu rwose njye benshi mfite mu Rwanda mfite abaneve mfite umutante umwe usigaye wenyine kandi nawe ni umuntu w'umukecuru ntabwo nawe kugenda mbwe ngo tati sigarana ino BM ujye uyitwara nta murumuna wanjye mfite ngiye wageze mu Rwanda ugura imodoka yo kugendamo ya kandi utahaba yiwi none se ubwo kugira ngo ngenderwa mfata amataxi nyine sinakugura imodoka ubwo se iyo wari ugiye kwamara igihe kingana iki cyatumye hagura imodoka urumva nyine njye navugaga nti nzajya ngenda mu Rwanda inze subireyo gutyo reka mbe guza imodoka niyo numva njye n'umuntu niba ubyibuka imodoka ifite agaciro k'amafaranga angahe yarize 3 yari ifite miliyoni niba ari 15 20 ibintu nk'ibyo nurumva njye nyine nk'umuntu w'umushuti wanjye twibaniraga okay nk'umushuti wawe cyangwa umugabo wawe mane reka kunjagaraza nk'umushuti wawe cyangwa umugabo wawe none se Godfather iyo ukundana n'umuntu aba ari umugabo wawe cyangwa aba ari boyfriend wawe aba ari umushuti aba ari umugabo wawe nose n'abakurongora nose mwese kurongora aba ari umugabo wawe none atari umugabo si umugabo usugushyira igitsina mu kindi ntabaye umugabo wawe ntiyari umugabo wawe yego ubu rero abantu bose nawe nabo bakarongorana babaye abagabo aba ari umugabo wawe uri umugore ukajya hasi akajya hejuru akakubera umugabo akakurongora so he was your man ibyo se ariko burya umuntu kuba umugabo hariho boyfriend burya boyfriend nyine n'umuntu mukundana gutyo ariko umugabo na boyfriend njye mba numva bitandukanye uti dore nguyu Angela nawe yateyemo yama numva boyfriend n'umugabo bitandukanye Angela mwe uri Burayi wa mushuti wacu na Semungu ya ubwo aba rero n'abantu tuba tuziranye kuva n'ubu ngubu na kera n'abantu tuba tuziranye urumva rero nyine njye nk'umuntu wa boyfriend wanjye twihavingiraga fani twisekera twese turi aho ngaho njyewe nagiye kugenda deja nk'ubu ngubu usibye ubu ngubu nyine abantu benshi bafite za driving license n'ibyo byose harimo n'abantu benshi batari bafite amaperimi kiriya gihe okay ndangije ndavuga okay ngiye kugenda n'umusheri wanjye nta ribi turizeranye imodoka ndayisiga nyisize ego baratangiye banyicaye ku mutwe bahamagaye famille yanjye hano i Burayi Fabiola aguriye umugabo imodoka Fabiola asigiye umugabo imodoka barantuka gura pe ya naho rero abantu bajya biherera ngo Fabi ngo duhereza amakuru ya Safi ngo kucyo yamusigiye none se reka mbanze mbabaze ukundana n'umuntu mukundana muri kumwe murakundana niwe muri kumwe njye nta famille mfite rwose na famille mfite nini pe n'abantu bake babarika none ubwo nari gufata imodoka nkahereza umuntu w'umukecuru ntimukecuru akira afata imodoka BM nawe ujye ugendamo nanjye ndakwemera she nta murumuna wanjye mfite none se nawe kwisigira nde ndagushimiye waje gutandukana na Safi mupfuye iki ufite inge na Safi ntabwo twatandukanye Safi yabaye distance ati twatandukanye gute urumva njye ubwo nazaga i Burayi nkasubirayo akabwa no sheri ndagukumbuye bite none njye byagize igihe no ko twirirwaga twisekera naza no mu Rwanda indege ikajya isiga mana we indege ikaziga nk'inshuro nk'eshatu Safi araryoshye so Fabiola mu gihe cyose amaranye na Safi yaba yaraguteyeho inda oya mwakoreshaga agakingirizo nta gahunda zo kubyara twari dufite iyo modoka uyimusigiye iki kwanditseho cyangwa yimusigiye nk'impano okay urumva njye ntabwo nayimusigiye nk'impano kuko n'ubu naragendaga nkagaruka ibintu bitatu byiza wambwira kuri Safi ukazigira umwibagirwaho mu gihe wamaranye nawe nk'umugabo wawe njyewe Safi ikintu ntazamwibagirwaho Safi yari umwana mwiza no kugera ubu ngubu urumva Safi agira umutima mwiza ikindi cya gatatu buriya Safi kuri aririmba ni impano uziko Safi ari umuntu mushobora kuba muryamye gutya mu buriri akabyuka nka 9 z'ijoro akaririmba agahita aguhimbira nk'indirimbo muri kumwe akayiririmba kandi neza ukumva ukajya muri mudu kumva ni indirimbo pe afite talent
ya Safi afite talent ni ni ikihe umuntu kintu kimukumburaho? byankumbura kuri Safi ni blague ze pe ni ugusetsa uzi ko Safi niyo yakubabaza urabona ko akundi wenda ugira nka jalousie ukundana n'umuntu akagutera nk'umujinya uzi ko udashaka kugira umujinya atuteraje ubone Ufite umugabo ubu ngubu uri single? Ufite umugabo cyangwa uracyari single? ntabwo ndi mariye ariko Safi ko ari single ukaba uri single kandi nkumva umuvuga ibi kubera iki mudasubirana ngo mumwere mubane nk'umugore n'umugabo ko batwaye batatu? oya ubu Safi ntabwo njyewe nta ukuvuga okay ntabwo ndi mariye njyewe deja njyewe ndi divorce ndari ndi mariye ariko nyine njyewe mfite umuntu nyine tujya uri divorce na Safi ni divorce birashoboka tuzongera kubona Fabiola yongeye guhura na Safi bakundane nk'uko byari bimeze mbere niba ntacyo mwapfuye? muzongera mutubone kubera ko nzongera mutume mu bindi bitaramo ubu ngubu tuzahura Safi tuzongera kubona muri relationship na Fabiola wamutandukanyije na Yudita nkuko bivugwa ahagaze relationship ubu muzatubona nyine nk'abantu b'inshuti mutubone nk'umuntu ejo bundi uhura na Safi mu Bufaransa ko amakuru ufite ko mwasambanye nk'inshuti zigeze gukundana ubyo ntabwo uza kubihakana ko ufite evidence mwaryamanye nkande nande? oya nukuri ntabwo Safi twakoze ibintu mana mwararyamanye abantu batubura oya ntabwo ejo bundi aza mwaryamanye nk'iki nk'umukopine we gute mwaba mwarasubiranye mu ibanga kuko mwarahuye amakuru niyo mpamvu nakubwiye ngo umwanya yamaze awumuhuza n'abafana nk'umuntu wari wamutumiye uwo wamaranye nawe umutumiye iwawe. Safi yaje we mu rugo ntiyaje? Safi yaje kunsura mu rugo turanasangira naramwumvise nk'inshuti. Urakoze cyane. Safi umwemvita nk'inshuti wawe yazanye n'abandi bantu cyangwa mwagize ibihe byihariye nk'abantu b'inshuti? Oya yazanye n'abantu yazanye n'abandi bashuti nabemvise nk'abantu nka 5 6 gutya baraza turasangira. Baragenda baratahana cyangwa baramusiga? Baramusize Prito yarataha. Urakoze cyane. Oya umva ukuntu byashyize. Urakoze cyane nibyo nashakaga ngaho reka mushimire. Oya nawe ukunda byacitse. Ukunda byacitse ntabwo ari byacitse ntabwo ngende gushyira amagambo mu kanwa. Oya ibaze abantu barimo barapartage live n'abadubai n'abahe hose kubera abantu tuziranye ntabwo Safi yasigaye mu rugo kuko icyo gihe baraje urumva nene nabatekeye turasangira barangije arongera aragenda bahita baragenda dukomeza dukora ibintu by'amafoto agenda n'ahandi hantu handi mwese mubona agenda nyuma kugira ngo tubyoroshye. Safi azi wawe mu rugo Safi abo bashuti be bazanye baratahanye ya baratahanye. Okay. So uhinduye nubona ubu baratahanye. Gira ikintu kimwe ubwira abantu cyihariye tutazi kuri Safi wo muzi nk'umuntu uzi ukuri mwambaranye ukuri. Ngo twagize gute? Mwambaranye ukuri uzi ukuri kwe n'abazi ukuri kwawe. Uzi Safi kurusha abandi bantu bose bari aha ngaha. Twambaranye ukuri twabwizanye ukuri. Ntabwo nakoresheje ijambo ngo mwambaranye ubusa nkoresheje ijambo ngo mwambaranye ukuri mu kinyabupfura. Kwambara ukuri kuvuga ni ukwambarana ubusa. Ngo nakwambarana umuzi imbere n'inyuma twe tumuzi inyuma gusa. Safi is a good guy ni umuhungu mwiza. Yego. Ni umuhungu uri funny kandi ufite talent azi kuririmba neza pe. Ya urumva rero njyewe Safi nta kintu namuvugaho kibi kuko ntacyo muziho. Ni umuntu mu gihe twamaranye ntago Safi ari umuntu avuga ngo twarashwanye cyangwa wenda mvuge ngo naramubraminze mu byo yagiye akora. Mu gutandukana ni distance urumva buri wese yagiye akora ubuzima bwe. I'm proud of him naho ari hose pe. Safi turi kuvugana ku makuru angeraho nuko yafashe umwanzuro wo kuva muri Canada. Safi agiye gusubira mu Rwanda. Ajyanywe n'impamvu imwe kugira ngo yongere agarure itsinda rya Urban Boys. Ibi bintu ubyakiriye gute? Uzabimufashamo nk'umuntu ukunda talent cyangwa uzabyakira gute? It's good idea. Urumva ndabyishimiye bose nibanahura nk'ukuntu bahoze ari group ni ibintu byiza no kurinda byishimiye ndabyakiriye kandi n'ikindi gihe tushobora no kubakira no mu Burayi bakaza bakanaturirimbira kubera ko itsinda ryabo ni itsinda ryakunzwe cyane Urban Boys. Na hano hari akabari kabitiriwe pe bagaye mu Rwanda. Ndagushimiye. Ibintu byo gutanga amagifti wabashije kubimenya? Ndabona warabimenye nka Boss Lady sibyo? Ndakwakiriye kuri platform ibaho ibyiza gusa
sibyo ngaho ikore mu mitanago nk'umuntu tuzi ushobora kugura imodoka ya miliyoni 15 ugiye ku mufana wawe uretse gato ngaho fata iyo karita yawe n'ubushongorekazi bwawe genda muri gift ya Godfather muri gift gallery ugira ikintu uvanamo nk'umwe tuzi azi nk'izina ryawe as a boss lady kugira ngo turi confirming hano do something which can confirm that you are boss lady niba atari nka bya bindi bya boss lady bamwe bava Dubai umva Godfather ikintu cya mbere urumva njyewe nakwakiriye biri VIP ntunsebye iyo nta kibazo urumva njye ikintu maje kukubwira kuvuga ngo boss lady I'm not here to show off urumva di boss lady kwa ko je suis une femme bosseuse njyewe ndakora ibivugwa ko wakennye biri mu byatumye Safi atandukana nawe kuko nta mafaranga wari ugifite kandi Safi kumuzana ibyo kuvuga ngo mama wararaye bitakoraga byaba ari ukuri Godfather umva nkubwire urumva gukena n'ingeso gukena n'ibibi Imana izanabindinde n'abantu bakennye Imana ibagenderere urumva njyewe ntago ntigeze njye na kandi Safi ntago yankunze ntago yanteretse kubera ko ndumukire Safi n'ibintu byaje biri naco ntago nize njye nango mwereke ngo amafaranga Safi njyewe ntago ndumushugama meza bamweretse amafaranga uretse no kumwereka amafaranga umuhonga BMW ariko Godfather nawe uzi ko wiherera ntabwo no uretse gato Safi wamanutse bwa mbere Kigali mugibonana umugurira imodoka urayimusigira Yesu wono Godfather ibyo ngibyo babyita ngo iki ibyo ngibyo arya reka nde okay ibyo byita ibyo ngibyo ni ibintu bikabije urumva ntabwo bikabije bro wamanutse bwa mbere umanuka Kigali bakaza gufata ku kibuga cy'indege nibwo bwa mbere wari ugiye guciringa na Safi mwari muherukana mu ndege sibyo ugeze i Kigali bwa mbere muhura Safi nibwo mwigiye muri relationship biri official yes or no yes wavuye i Kigali uguze imodoka erega iyi modoka nyine